hari ukuntu umuntu muba muziranye mudakundana ariko akaba yagukorera ibikorwa runaka bigukurura kumukunda. ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu. Ibihe byiza kuri wowe udukurikira muri aka kanya, twizere ko aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza. Iyi ni Hot Live muba mukurikiranye aho muhereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndabashuje cyane. Ngira ngo mwese muri kubona amafoto kuri screen zanyu. Ni umunyarwenya rero witwa Emmanuel Kazungu wamenyekanye ku izina rya Mitsutsu, ndetse uyu akaba ari umukinnyi wa filime ndetse na komedi hano mu Rwanda. Ni umukomediye rero uzwi mu gukina filimi ndetse filimi zujemo urwenya ruhambaye, ndetse akaba afite abakunzi batari bakeya. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amafoto menshi cyane yambika umukobwa impeta, ndetse rero abantu benshi bagatangira kuvuga ko ibi ari filimi, ariko kandi mu by'ukuri Mitsutsu cyangwa se Emmanuel Kazungu hakaba ari byinshi rero yagiye atangaza nk'ukuri ku byerekeranye n'amafoto yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku bamukurikirana muri rusange. Mitsutsu rero ahari ku itariki 7 Nyakanga umwaka wa 2025 nibwo rero Mitsutsu yasangije abakunzi be mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga amafoto yambika umukobwa impeta. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagize ati ntabwo rero ibi byose ari imikino, aya mafoto mwabonye ni ukuri rwose, uyu mukobwa ndamukunda ndetse turateganya no kurushinga tukabana burundu mu ubuziraherezo. Uyu mukobwa rero ntabwo asanzwe afite izina mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Akundanye rero na Mitsutsu wari uherutse gutandukana n'umukobwa witwaga Nana muri rusange. Imbwira rero Mitsutsu akaba yarakomeje kugenda abwira abakunzi be ko urukundo akunda uyu mukobwa mushyashya ari urukundo rudasanzwe, ndetse yifuza kuba yabana nawe ubuziraherezo, dore ko benshi bavugaga ko ibi byose ari amafoto cyangwa se ari filimi. Yatangaje ko mu by'ukuri ibi byose ari ukuri, kandi ukuri kwambaye ubusa, ko Mitsutsu yavuye mu bye kandi yifuza kujya mu rukundo. Wari umugoroba mwiza cyane ubwo rero yateraga ivi agatera impeta cyangwa se akambika impeta uyu mukobwa mwiza cyane, ndetse rero benshi bagise batangara bagatera ni Mitsutsu waba ni umukomediye ni wa mukomediye rero wo mu Rwanda musanzwe muzi. Ni Mitsutsu wihebeye ikizungerezi ndetse akacyambika impeta nziza cyane kabisa. Yavuze ko iyi mpeta mu by'ukuri yanamuhenze ku buryo buhambaye cyane. Ngaye nguko reka tuhite twekereza ku muhanzi witwa Element nawe mu minsi ishize tukivuga ku byerekeranye n'urukundo. Uyu muhanzi Element akaba nawe hari umukobwa wamwihebeye, ni umukobwa w'umugande. Ubwo rero yari mu kiganiro n'itangazamakuru akaza kubazwa ese nuhe umuhungu yaba akunda, yaje gutangaza ko yikundira umuhanzi Element. Uyu mukobwa rero akaba azwi mu byerekeranye n'ubuhanzi hariya muri Uganda. Uyu muhanzi rero w'umukobwa akaba yitwa Tracy Melon. Uyu mukobwa rero akaba yaratangaje ko yakunze umuhanzi Element ku buryo budasanzwe mu by'ukuri muri rusange. Rero yabitangarije itangazamakuru avuga ko umuhanzi Element ari umuhanzi mu by'ukuri utuje kandi bigeze kubona naho, ndetse akaza gusanga uyu muhanzi ari umuhanzi kabisa ufite igikundiro, dore ko arwanirwa n'abakobwa benshi cyane. Ngaho nguko n'amakuru y'imyidagaduro, wibutsa kugenda ukanze subscribe kugira ngo tubasha kwibanira amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro hano kuri The Hot Life. Reka ngushimire cyane we twagiye tubona muri aya makuru, turajya kubona amasaha ari imbere tubagezaho n'andi makuru ari buze kuza kuba agezweho. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana.